Aho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gusora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gusora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikora ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Murabizi biriya bimodoka bitwara ama essence, hari icyapa kiba kiriho cyerekana ko ibyo kiriya kimodoka gitwaye byaturika byafata inkongi. Ni ikihe cyapa mwa bino bine baduhaye? Tegereze neza, ni icyapa cyo kuri A cyanditsemo ngo long vehicle na magambo y'icyongereza bisobanuye ikinyabiziga kirekire. Urebe kino cyapa cyo kuri B kirimo inyuguti imibare, urebe icyapa cyo kuri C kirimo agatangaro, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe na kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa bine ni ikihe cyerekana ko ibyo utwaye byaturika byafata inkongi? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iki cyapa nicyo cyerekana ko ibyo utwaye byaturika byafata inkongi. N'uyu munsi kiriya kimodoka nikigucaho uhita ubireba, urahita ubonamo kino cyapa kiba gishushanyije kwa kiriya kintu cy'inyuma. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda ni cye cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? A, icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga. B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. C, uruhushya rw'agateganyo. D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Niba ukoze impanuka bazibaza ese koko yari impanuka cyangwa nuko wagiye mu muhanda utazi gutwara. Icyangombwa cyonyine cyerekana ko uzi gutwara ikinyabiziga ni uko ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Rero nicyo cyangombwa cya mbere polisi ikwaka iyo wagize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ariko iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda kubera ko ibibazo byose uba warabibonyeho. Rero ni mutwandikira aho muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa nabwo ukoresha nimero tukaza twayikwigisha. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Ugeze hariya mu masangano y'umuhanda cyangwa se ahantu hahuriye imihanda, hariya hayoborwa n'ibimenyetso bimurika, ubwo ni kuri feruje, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Ugasanga biriya bimenyetso bimurika byapfuye, ariko ukahasanga umukozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso. Uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukata ibumoso gusa. B, gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. D, komeza imbere gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se guhagarara ku murongo, guhagarara umwanya muto. Iyo aguhaye iki kimenyetso kubera ko hari ahantu haba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye, uhagarara kuri uriya murongo wo guhagararaho umwanya muto. Buriya hari abandi aba yemerewe. Noneho ikizakubwira uwo mukozi ubifitiye ububasha ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se ari umukorerabushake, ariko aba afite ibimuranga. Ndizera ko uramutse se, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye unyuranyeho wateza inkomyi. Uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? Umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda. Ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru. Ese hari abanyamaguru 3 cyangwa hari abanyamaguru 10? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko nta na rimwe umuyobozi w'ikinyabiziga yemerewe gutwarira ikinyabiziga cye mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe menya ko nta na rimwe biba byemewe kuri umuyobozi w'ikinyabiziga utwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara? Amatara ndanga ari byo mwita ibinyoteri. B, amatara ari imbere mu modoka. C, amatara ndangaburumbarare. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Ubundi birabujijwe kuvuga ngo ikinyabiziga cyanjye mbona kitorosha mu ntera ntifuza, wenda gitorosha muri metero 100, nshaka kujya mu igaraje nkakirishaho andi matara azajya abonesha muri metero 200. Biba bibujijwe gukora andi matara, ariko ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Ariya matara ari imbere mu modoka ushaka wajya urayahindura buri munsi. Uyu munsi ukayagira umuhondo, ejo ukayagira icyatsi, ejo bundi ukayagira umukara. Ibyo byose biba bishoboka iyo ari amatara ari imbere mu modoka. Ndizera ko uramutse B, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bino binyabiziga bigendwamo n'abana, twa tuntu tuba tumeze nk'utugare bashyiramo abana bagasunika, na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye, tuno tugare bagenderamo. Mubona ko nta binyoteri bino binyabiziga bigira, nta matara ndangaburumbarare bigira. Rero mu gihe biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa biri kwambukiranya umuhanda, ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana. Naho ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose, nubwo waba uparitse ku muhanda, hari ukuntu uba ugomba kugaragazwa kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko babereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ndizera ko waramutse C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro.
papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Icyo cyapa kirangwa n'amabara asate: A ubururu, umweru n'umukara; B umukara, umweru n'umuhondo; C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni A ubururu, umweru n'umukara. Murabizi video y'ibyapa nyongera naribakoreye iri ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Bino byapa biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu duhisemo A ubururu, umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru n'umukara, ibirango biba ari umukara. Utari wabona iyo no video, nyandikira kuri WhatsApp nimero yanjye mba nayibahaye, nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande 3 cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Imodoka iri iburyo iri mu mukara, naho iri ibumoso iri mu mutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A uburenganzira bwo gutambuka mbere; B nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri; C ibyerekezo bibiri by'umuhanda; D birabujijwe kunyuranaho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni D birabujijwe kunyuranaho. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Rero kikaba kikubwira ko bibujijwe kunyuranaho, kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso, none imodoka iri ibumoso iri mu mutuku. Bivuze ko nta modoka yemerewe kujya ibumoso. Uzaba ubujijwe kunyura ku binyabiziga byose. Ibyo uzaba wemerewe kuba wadepasa ni ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Byo uzaba wemerewe kubinyuraho. Ariko ikintu cyose gisa n'imodoka uzaba ubujijwe kukinyuraho, kubera ko mu birango harimo imodoka. Ndizera ko waramutamo D birabujijwe kunyuranaho. Ndizera ko unamenye ibinyabiziga uzaba ubujijwe kunyuraho. Rero ubonye ibyapa biri kukugora, video irahari, subira kuri YouTube channel yanyu uyirebe cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Uba wakora iki? A gushaka umuherekeza; B gukurura ikinyabiziga cye; C A na B ni ibisubizo by'ukuri; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B gukurura ikinyabiziga cye. Akanyabiziga kari gusunikwa, nuko abantu bahita bagira ngo ni ikamyo. Hoya, birashoboka ko ugiye guhahira mwayano masoko yani Kigali, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni supermarket. Washyira ibicuruzwa kuri twa tunyabiziga dusunikwa tugatuma utareba imbere neza. Rero wajya imbere ugakurura ku kanyabiziga mu gihe ibyo twayeho biri gutuma utareba imbere neza. Ndizera ko aramusamo rero B, ndizera ko aramusyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Ibi igomba kuba iri he? A mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe; B ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo ari inyamaswa iba igomba kuba iri mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Wenda ashobora kuba ari nk'ihene, uyishyira mu kaboko k'iburyo kubera ko uyishyize ibumoso yahita ijya mu muhanda. Rero niyo mpamvu uba ugomba kuyitwarira mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho iri kugana. Noneho cyaba ari ikinyabiziga ukagishyira hegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho ari byo mwita kudepasa, mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije, A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe umuyobozi w'ikinyabiziga guturuka inyuma yaba atangiye kukunyuraho ukagira ngo yarakwibukije kuri kugenda gahoro, nawe ugahita wongeza umuvuduko. Biriya biba byabateza ibyago, kubera ko iyo umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kukunyuraho aba agiye gukoresha uruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka imbere yanyu cyangwa biri guturuka mu kindi cyerekezo. Rero mu gihe bakunyuzeho ugomba guhita ugabanya umuvuduko kugira ngo niba yatangiye kukunyuraho ibumoso ahita agaruka iburyo bimworoheye, adateje ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Rero mu gihe bakunyuzeho ugomba kugabanya umuvuduko cyangwa se ugakomezanya umuvuduko wari ufite. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefone. Telefone ko ari ngiye wayiguriye ntinemerewe kuyikoresha he? A mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga. Mu gihe utwaye ikinyabiziga ntiwemerewe gukoresha telefone. Mu biro bya polisi, murabizi niyo habaye impanuka uhamagara 112 uri kubamenyesha. Mu biro bya leta, murabizi hari na serivisi nyinshi dusaba kandi bakazidukemurira tubahamagaye. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko ari wose waba uri gutwariraho n'agace akari ko kose waba ugezemo, ntibyemewe gukoresha telefone. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ajya. Waba uri mu ntera imwe mwisi baduhaye ukaba wabona no matara ndangacyerekezo mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 200, C metero 150, D metero 250. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 150 amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ibinyoteri.
biba bigomba kugaragarira muri metero 150. Nijoro igihe ijuru rikeye biba bishatse kuvuga ngo birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibudize kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Rero aba agomba kugaragarira muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara maremare ni muri metero 100. Utugarurumuri natwo ni muri metero 150. Ibyo byose ni ibibazo babaza, niyo mpamvu mba bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere biba bigomba gushyirwa hehe mu ntera y'ahantu habyerekana? A metero 150 kugeza kuri metero 200, B metero 100 kugeza kuri metero 150, C metero 50 kugeza kuri metero 100, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A metero 150 kugeza kuri metero 200. Bishatse kuvuga iki? Niba ari icyapa kiburira bakubwira ngo ikoni iburyo, icyo cyapa ntabwo kiba gishinze kuri iryo koni, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri iryo koni riri iburyo. Niba ari amabuye ahanuka, icyo cyapa ntabwo kiraba gishinze aho hantu hari ayo mabuye ahanuka, ahubwo uzakibona mbere ubanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri ayo mabuye ahanuka. Rero biriya byapa byo gutambuka mbere nabyo niba bari kukubwira ngo tangiza ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini wegera, babikubwira hakiri kare kugira ngo udahita winjira muri iryo sangano, ukabanza ukagenda urwo rugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ukabona kugera kuri iryo sangano ugomba gutangaho inzira. Rero ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bishyirwa muri metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bose bari gukoresha umuhanda. Bino bikoresho ngarurarumuri biba bishobora gushyirwaho ku buhe buryo? Ababona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, B ibumoso babona iby'ibara ryera, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibifite ibara risa n'icunga rihishije, naho ibumoso baba bagomba kubona iby'ibara ryera. Ndakeka ko aramusitamo C, ndizera ko aramusika yandika ku papuro. Tareba yisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Kibazo cya 16 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Niba ikinyabiziga gifite amatara aba agomba kwaka kimwe kandi akagomba kuba ateganye, ariko ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yahe matara? A itara ndangamubyimba, B itara ndangaburumbarare, C itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, D A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Ni ukuvuga ngo niba ikinyabiziga gifite amatara ndangambere, riba rigomba kuba rimwe riri iburyo irindi riri ibumoso.
kandi akaka ku buryo bungana. Ntabwo amatara y'ubwoko bumwe, niba yose ari amatara ndangaburumbarare, wabona imwe iri kumurika muri metero wenda 150 ngo ubonye n'irindi riri kumurika muri metero 300. Hoya, niba ari amatara y'ubwoko bumwe aba agomba kugira ingufu zingana kandi akaba ateganye kandi akamurika mu ntera ingana. Ariko rino tara ribonesha ku cyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri plaque, ririya tara riba riri kuri plaque, ryo mubona ko riba riri ukwaryo, nta rindi biba biteganye. Niyo mpamvu rero duhisemo se itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, niyo mpamvu tuyanze wa papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? A, metero 1 na santimetero 50, B, metero 1 na santimetero 75, C, metero 1 na santimetero 90, D, metero 2 na santimetero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika wa papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni se metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo bajya bagihindura bakafata bino bipimo bakabishyira muri santimetero, bakavuga ngo A, santimetero 150, B, santimetero 175, C, santimetero 190, D, santimetero 210. Ntibizakugora, ikintu cyonyine baba bakoze ni uguhindura ingero. Rero niba bavuga ngo santimetero bakabishyira muri santimetero, uzahitemo C ivuga ngo santimetero 190. Hano duhisemo C, metero 1 na santimetero 90, ariko ugomba kumenya ko metero 1 ibingana na santimetero 100. Ndizera ko ramusamo se, ndizera ko ramuskandika kwa papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntikiba gishobora kurenga ibihe bipimo: A, iby'inyuma metero 3, B, iby'imbere metero 2 n'ibice 70, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika kwa papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere ni metero 2 n'ibice 70. Igice kirenga ku biziga, ibiziga bari kuvuga ni imipine. Kuva ku mupine w'imbere ugera aho ikinyabiziga kigarukira ariko ugana imbere habagomba kuba harimo metero 2 n'ibice 70. Naho iby'inyuma byo abagomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Hano impamvu duhisemo B gusa nuko kuri A bavuze metero 3 ntibarenzeho na santimetero 50. Rero nujya mu kizamini wakora mu kanya noneho bakavuga ngo iby'inyuma metero 3 na santimetero 50, imbere metero 2 n'ibice 70, uhitemo ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Babikubwiye hakiri kare kubera ko mazi ko hari ibibazo bibaza ko kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ikinyabiziga cyawe niba cyatwara toni 10 uba ubujijwe gutwara ngo urenze. Niba cyatwara toni 15 uba ubujijwe gutwara toni 20. Bagufashe bakwandikira. Ariko hari ibinyabiziga byo biba byemerewe kurenza uburemere bwanditswe ku karita. Ibe binyabiziga: A, ibinyabiziga bya polisi, B, ibinyabiziga bihinga, C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika kwa papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni se imashini zikoreshwa mu kubaka
imihanda. Zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zemerewe kurenza, iba yatwara toni 20 ariko igatwara toni 25 kandi bayibona ntihagire ikintu bayitwara. Rero ndizera ko ramutse ndizera ko ramutse ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Hoteli, B. Ibitaro, C. Ahagenewe kugwa kajugujugu, D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B, ibitaro, na C, ahagenewe kugwa kajugujugu bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibitaro. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kivuga ko ugiye kugira ku bitaro. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramutse ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789951626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.